Regiyo Mariya, igitabo gisobanura regiyo ya Mariya, gukomeza. Regiyo izi ibikorwa bikomeye abaregiyo bakoze, iz'ububasha butangaje ifite bwo kureshya abantu, ikeka ko nifashwa na kiliziya izaba intwari ikomeye izazahura isi mu nyenga ikomeye icyaha cyayizitsemo. Niyo mpamvu regiyo ishaka ko abayirimo biyongera kugira ngo ibe umuryango nyawo ku izina no mu ngiro, ndetse n'umubare w'abawugize wiyongere. Iyo regiyo ikoranyirije hamwe abayoboke n'abafasha bayo bakorana umurava, kimwe n'abandi bakurikiza urugero rwabo, abo bose ibavana mu bunebwe cyangwa mu bikorwa by'akamenyero gusa, bakiyegurira kiliziya n'umurimo wayo wa gitumwa. Twibaze rero ukuntu ibintu byagenda umurenge cyangwa umujyi uramutse uhindutse, maze abaturage bawo ntibabe gusa abayoboke ba kiliziya, ahubwo bakayibera n'imbaraga ku buryo butaziguye cyangwa bw'urusange rw'abatagatifujwe, maze bakayikorera kugeza aho isigarukira no mu duce tw'icuraburindi. Mbega intego ihimbaje kubona imbaga y'abantu ikereye kuyoboka Imana! Cyakora ntabwo ari intego ihimbaje gusa, ahubwo iranashoboka, kandi abantu bo muri iki gihe bayigeraho baramutse baretse kwirengagiza no kuba imburamumaro. Niko kabarayiki n'ubwoko bwatoranyijwe, abasaserdoti batagatifujwe kandi bahamagariwe kuba umunyu w'isi n'urumuri rw'isi. Nibwo butore bwihariye n'ubutumwa bwo gukwirakwiza ivanjiri mu buzima bwabo, bayicengeza nk'umusemburo w'isi barimo kandi bakoreramo. Imbaraga zikomeye zigenga isi zigizwe n'imitegekere y'ibihugu, itangazamakuru, ubumenyi, ikoranabuhanga, umuco, uburezi n'uburere, inganda n'umurimo. Muri ibyo byose niho abaregiyo bagaragariza ubushishozi bwo gukora ubutumwa bwabo. Iyo izi mbaraga ziyoboranywe ubushishozi n'abigishwa nyakuri ba Kristo, bafite ubushishozi busesuye kandi bazi ubwenge, icyo gihe nibwo mu by'ukuri isi izahinduka ihereye muri kiliziya, ibikesheje ububasha bwa Kristo butanga agakiza. Papa Yohani Pawulo wa kabiri ijambo yavugiye i Limerick muri Irilande mu Ukwakira 1979, kunga ubumwe busesuye.